Mugisha Benjamin uzwi cyane ku izina rya The Ben mu muziki ari kuvugwaho byinshi nyuma yo gushyira hanze alubumu ye nshya yise Plenty Love. Mu biri kumuvugwaho cyane harimo no kuba yarasabye kuzabyarira muri Canada. Ubusanzwe The Ben ategerejwe mu bitaramo bizazenguruka isi kandi muri Gashyantare ndetse na Werurwe mu mwaka wa 2025 azaba ari muri Canada aho azaba agiye gutaramira mu mijyi itandukanye. Kuba yitegura gutaramira muri Canada kandi umugore we Uwicyeza Pamela akuriwe byatumye asaba kubyarira muri iki gihugu. Amakuru avuga ko The Ben na Uwicyeza Pamela bari muri Tanzania ndetse bakaba bitegura kwerekeza muri Canada. Amakuru kandi avuga ko bashobora kuzibarukira mu gihugu cya Canada kuko bamaze no kubisaba. Pamela azibaruka mu gihe ibitaramo bya The Ben bizaba birimbanije muri iki gihugu, aba ariyo mpamvu basabye kubyarira muri iki gihugu. Kuba umugore we azaba ari kumwe nawe ibi bizaba ari amahirwe kuri The Ben nyine kuko azagira amahirwe yo kwita ku mugore we witegura kwibaruka. Ikindi kandi Canada ni igihugu gitanga amahirwe menshi ku bana bavukira ku butaka bwacyo. Impamvu The Ben na Pamela bashobora kwibarukira muri Canada kandi kuko Pamela ashobora kuzabyara ngo ku itariki ya 10 Werurwe mu mwaka wa 2025. Umugabo we The Ben azaba arimbanyije mu bitaramo bye aho muri Canada dore ko bizasozwa muri Werurwe mu mwaka wa 2025. Amategeko ya Canada agena ko abana bavukira muri iki gihugu ahabwa ubwenegihugu bwacyo hatitawe ku nkomoko y'ababyeyi. The Ben na Pamela rero nibabyarira muri Canada bazunguka ibintu bitandukanye nk'uko tubikesha urubuga Moving to Canada. Ku isonga harimo kuba uyu mubyeyi azibaruka ari kumwe n'umugabo we kuko azaba arimo gukora ibitaramo nyine bizenguruka igihugu cya Canada. Bazunguka kandi ubuvuzi bwiza dore ko Canada ifite sisitemu y'ubuvuzi ikomeye kandi abana bavukira muri icyo gihugu bagira uburenganzira ku buzima bwiza. Mu burezi naho bazahungukira cyane kuko umwana wabo azagira amahirwe yo kwiga muri gahunda z'amashuri ya leta atangwa ku buntu cyangwa se ku giciro gitoya. Ubuyobozi bwa Canada kandi butanga serivisi z'ubuzima zigezweho zishobora gufasha Pamela n'umwana. Hari kandi n'amahirwe yo kubona akazi kuko nubwo The Ben na Pamela ari Abanyarwanda, umwana wabo azagira amahirwe menshi yo kubona akazi muri Canada igihe azaba akuze. Kubera ko Pamela ashobora kubyarira muri Canada, hari iby'ingenzi bisabwa kugira ngo ibyo byose bizagende neza. Ikintu cya mbere asabwa nuko azaba afite viza y'ubukerarugendo. Ikindi kandi kuba afite pasiporo itarengeje igihe, icyemezo cya muganga cyerekana ko atwite neza kandi afite ubuzima bwiza, kugira ubwishingizi bw'ubuvuzi cyangwa se kugaragaza ubushobozi bwo kwiyishyurira ibitaro, ibyemezo by'amafaranga cyangwa se ibaruwa y'umuntu wemeye kugufasha kwerekana ko afite itike y'indege mu kwizera ko azasubira iwabo nyuma y'igihe cyo kubyara, ndetse no kumenya ibitaro cyangwa se ivuriro azabyariramo muri Canada. Aba bombi The Ben na Pamela bari kwitegura kwibaruka imfura yabo, ni amahirwe kuri bo. Umunyarwenya Minisitiri Pirate yatangaje ko atongeye gutera inzenya zinjira mu buzima bwite bw'abantu ngo guhera umunsi avuga kuri Titi Brown ndetse na Nyambo Jessica akanengwa na benshi. Yabwiye ikinyamakuru kimwe gikorera hano mu Rwanda ko kuri ubu icyakora avuga ku byo abantu bakoze ariko ibyo kwinjira mu buzima bwabo atakibikozwa. Inzemo kubwo yateraga urwenya kuri Titi Brown ndetse na Nyambo, harimo abantu baje baramuganiriza harimo na Muyoboke, bituma asigaye yigengeserera iyo ari gutera urwenya. Naho DJ Brian ndetse na Miss Muyango batangije ubukangurambaga bise Ntituzemera bwo kurwanya ikintu cyose cyavogera ubusugire bw'igihugu, ngo bunakangurira urubyiruko gushyira hamwe nk'Abanyarwanda ndetse no kurinda ibyagezweho. Bimwe mu bintu bitanu bikubiye muri ubu bukangurambaga Ntituzemera: icya mbere ati ntituzemera gusubira inyuma, tuzahora turwanira iterambere n'umutekano w'igihugu cyacu. Icya kabiri ngo ntituzemera kugambanirwa, u Rwanda ruri mu biganza byacu, twarwubaka tukarurinda. Icya gatatu ngo ntituzemera uwagihungabanya kuko turi maso kandi turiteguye. Icya kane ngo ntituzemera ko ibyubatswe n'amaraso bizasenywa n'ubusa. Naho icya gatanu kiravuga kiti ntituzemera kugwa mu mutego w'abadashaka ibyiza byacu, turi hamwe nk'urugamba rumwe. Ibi akaba ari imwe mu bizagenderwaho mu bukangurambaga bwa DJ Brian ndetse na Miss Muyango bise Ntituzemera. Naho umuhanzi Tom Close yasabye Abanyarwanda kuba bagabanya kwibasira uwitwa Thames Baby
wabatengushye ntaze kubataramira kandi yari yabibijeje. Mu butumwa yacishije kuri X yavuze ko nubwo Tems yatanze impamvu zitumvikana zatumye asubika igitaramo, ariko yabitewe n'amakuru make afite. Ati tumushyiriremo imiyaga, buriya ubutaha nabona amakuru yose azaza dutaramire. Ati u Rwanda ni urugendwa na bose, ati abafite ibibazo ni abamubeshye. Tariki ya 22 Werurwe mu mwaka wa 2025 nibwo Tems yari afite igitaramo muri BK Arena, ariko aheruka kugisubika bitewe n'uko ngo u Rwanda na RDC bitabanye neza. Ibi byarakaje benshi barimo na Tom Close uri kumuvuganira, ku buryo yahise atangaza ko bagomba guca agasuzuguro bagategura igitaramo ku itariki yari agifiteho muri BK Arena, aho magingo aya imyiteguro yakiri imbanyije. Naho witwa Bahati Makacha, uyu nguyu akaba yararirimbye mu itsinda ryitwaga Just Family. Mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko nubwo hari abantu bakunda gutega iminsi urugo rwe, bakwiye kumenya ko mu minsi ishize yagize n'ibyago inda y'umugore we ikavamo. Yagize ati ikintu kijyanye n'urubyaro buriya mujye mugiharira Nyagasani, kuko Nyagasani niwe utanga urubyaro. Ati twebwe turi abantu, ati dukora iby'abana b'abantu bakora. Ati cy'urubyaro cyo rero ni ukugiharira Nyagasani kuko ari we urutanga. Naho uwitwa Badirama usanzwe umenyerewe mu gushora imari mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, yahishuye ko yigeze kuba umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda kuva afite imyaka 8 y'amavuko, ngo nyuma akaza kukivamo agasubizwa ku ishuri kugira ngo akurikirane amasomo ye. Uyu Badirama yifashishije konti ye ya Instagram maze asohora inyandiko igaragaza uburyo yasezerewe mu ngabo za RDF Mutarama mu mwaka wa 2000 kubera ko atari yujuje imyaka y'ubukure. Badirama avuga ko inkuru y'ubuzima bwe mu gisirikare yatangiye biturutse ku mubyeyi we wakundaga inkotanyi, kuko ari we watumye ngabona bwa mbere abasirikare. Naho uwitwa Dalila, umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2020, icyo gihe yari afite umushinga wo gufasha abafite ubumuga bwo mu mutwe, ariko nyuma yo kutaba Miss ahita ajya mu gisirikare. Uyu mukobwa yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2021. Kimara kuva muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2023 yahawe ipeti rya Suriyetona. Uyu mukobwa Dalila ajya guhatana muri Miss Rwanda muri 2022 yarahagarariye intara y'Uburasirazuba. Irushanwa ryabereye mu karere ka Kayonza, aza kugira amahirwe yo kurenga ijonjora kuko yaje mu bakobwa 15 bakomeje. Yavugaga ko nagirirwa icyizere agatorwa yari gufasha abantu bajya bahura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akajya bakorera ubuvugizi no kubashakira ibikorwa bituma batigunga, harimo gukora siporo n'ibindi. Ibi yabihuzaga rero nuko ngo n'ubusanzwe yigaga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu bijyanye n'ubuvuzi. Reka tunyarukire no hanze y'u Rwanda, duhere mu gihugu cya Uganda, aho mu minsi ishize umuherwekazi wo muri Uganda wibera muri Afurika y'Epfo, uwo nta wundi ni Zari, akomeje kuvugisha benshi nyuma yo kubwira umugabo we Shakibu ko azashaka umugabo wa kabiri. Uyu Zari yabwiye Shakibu ko afite umugambi wo gushaka undi mugabo. Avuga ko kandi hari itegeko ryo muri Afurika y'Epfo ryemerera abagore kugira abagabo benshi. Yagize ati ntugakine nanjye mukunzi, nzashaka undi mugabo. Ati ndetse kandi nshobora kugira abagabo babiri. Aramubwira tuzi impamvu, ati muri Afurika y'Epfo twemerewe kugira abagabo babiri. Ati kandi urabizi ko ari itegeko rishya ryo muri Afurika y'Epfo ryemejwe n'inteko ishinga amategeko. Ati twemerewe kugira abagabo babiri. Andi makuru rero kuri uyu Shakibu umugabo wa Zari nuko yashyize umucyo ku mubano we n'abana Zari yabyaranye na Diamond. Umugabo wa Zari yahishuye ko abanye neza n'abana babiri Zari Hassan yabyaranye na Diamond, nubwo babizi neza ko atari we papa wabo. Mu kiganiro yagiranye n'imwe muri radiyo zo muri Uganda asubiza bibaza uko abana bamufata, yavuze ko abana bamwubaha nawe akabubaha kuko barezwe neza. Reka tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa Kendrick Lamar yanditse amateka adasanzwe muri Grammy Award, atwara ibihembo 4 akesha indirimbo imwe yise Not Like Us yakoze yibasira Drake. Ni ubwa mbere mu mateka ya Grammy Award indirimbo ikoze mu buryo bwo guhangana ihawe igihembo ndetse kirenze kimwe. Iyi ndirimbo yahawe ibihembo birimo indirimbo y'umwaka, indirimbo yumviswe cyane, indirimbo nziza yo mu njyana ya rap, hamwe n'indirimbo ifite amashusho meza.
naho umunyarwenya Trevor Noah wayoboye nyine ibi birori bya Grammy Award muri uyu mwaka wa 2025 yanenzwe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amagambo yavuze yibasira Shakira ndetse anagaruka kubimukira batorohewe na Perezida Donald Trump. Urwenya rwa Trevor Noah ntabwo rwakiriwe neza kubera ibyo abimukira bari gukorerwa na Perezida Trump, ndetse bamwe bibajije impamvu uyu musore nawe wagiye muri Amerika umwimukira uturutse muri Afurika y'Epfo yakwitwara gutya. Tugarutse muri Uganda, uwitwa Eddy Kenzo yahamije ko hari abahanzi bafite ibibazo byo mu mutwe baterwa na muzika. Umuhanzi Eddy Kenzo yatangaje ko uruganda rw'umuziki n'agahinda gakabije ari ibintu bidasigana, kuko hari abahanzi benshi bahanganye n'ibibazo byo mu mutwe. Mu butumwa yanyujije kuri X yavuze ko ibyo bibazo ahanini usanga biterwa n'igitutu cy'ubwamamare, ati ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Ibi yabikomoje avuga ku mafoto ya Justin Bieber akomeje kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga amugaragaza mu buryo budasanzwe, bituma benshi bavuga ibibazo byo mu mutwe afite ari byo biri gutuma yitwara muri ubwo buryo budasanzwe. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye hano kuri Key Message 250 muri aya makuru atandukanye y'imyidagaduro. Mwari kumwe nanjye Umulisa. Kora subscribe maze ujye ubana nanjye hano kuri Key Message 250, naho ubutaha mu bindi biganiro.